Abantu benshi bafite ikibazo cyo gusobanukirwa inzira banyuramo kugira ngo baba baragwa bijuru. Nibyo koko, nanjye icyo kibazo nkimaranye imyaka isaga 30 kandi cyari cyaranshegesha umutima cyane. None se uwo mutwaro waba waraje kuwuturwa gute? Naje guhura n'abavugabutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana bamenyesha ko Imana yatanze ijuru ku buntu ku muntu wese uzemera kwizera Yesu Kristo, akababarirwa ibyaha bye byose kubwe, akagirwa intungane mu maso y'Imana, bityo akabaho mu isi yizeye ijuru bidasubirwaho. Nanjye nuko byangendekeye muvandimwe, kandi nejejwe no kuba mu isi nzi neza ko afite ijuru. Ese nawe waba wifuza kumenya uko wajya mu ijuru ku bwa Yesu? Kurikira ikiganiro Ijuru ntirikorerwa kinyura kuri Country FM 105.7 buri wa kane guhera saa 2 kugeza saa 3 z'umugoroba. Dushimiye Imana cyane kuri uyu mugoroba, n'ubundi iduhaye umwanya mwiza nk'uyu nguyu w'ikiganiro mukunda muri benshi, ikiganiro cy'ivugabutumwa bwiza, ubutumwa nanone umuntu yumva umutima ukaruhuka. Rero hari abantu benshi badukurikiye baba bafite ikibazo cyo kwibaza uburyo ki umuntu yajya mu ijuru. Ni ikibazo witwa umuntu wese aba afite, dore ko aba ari na ngombwa kukigira, kuko niba Kristo atinze kugaruka bavandimwe, urupfu rwo rutwara abantu. Ubwo rero urupfu ruhari rukaba rutwara umuntu akaba arama igihe gito. Umwanditsi yaravuze mu kanya nicyo cyuzuyemo imibabaro gusa. Nibyo. Ni nayo mpamvu umuntu aba akwiye kumva nanone uburyo yazava mu isi ariko akajya kubana n'Imana mu ijuru iteka ryose. Dore ko biteye ubwoba nanone kuzajya kuba mu muriro uzarya abanzi b'Imana nabyo by'iteka ryose. Kuko umuriro abanyabyaha bazajyamo ni umuriro umunyabyaha azajyamo iteka ryose nta kunegosiye. Na niyo mpamvu tuba tuje kugira ngo nanone tuganire n'abatwumva, tubibwirire ukuntu umuntu yaba mu isi afite ubugingo buhoraho, umuntu akaba mu isi afite ibyiringiro bifite ubugingo ku buryo yumva hanyuma yo gupfa yazabana n'Imana by'iteka ryose. Abantu rero bajya babyibeshyaho ari benshi, ahari nawe utwumva umaze igihe ushakisha ukora ugakora ibikorwa wita byiza ugira ngo urebe ko wazajya mu ijuru, ariko uraza gutungurwa nuko tuvuga ko ijuru ntacyo wakora kivuye mu mirimo y'amaboko yawe cyangwa mu ntekerezo zawe cyangwa ibyo wigishwa gukora. Ibyo byose nta nzira irimo yo kujya mu ijuru. Ubwo niyo waba umaze imyaka myinshi ubikora, umenye ko nta nzira yo kujya mu ijuru irimo. Ikimenyimenyi nawe ujya uvuga ko utaba intungane ngo byemere, nyamara ku makuru y'ijuru twaguha, mu ijuru hazajyayo umuntu w'intungane udafite icyaha mu maso y'Imana. Ariko wowe ubwo ujya ugikora hakaba hari n'icyo wavukanye gituma ubikora, hera aho wumva ko ntacyo wakora ngo ujye mu ijuru kivuye mu mirimo y'amaboko yawe. Ariko nanone tuba tuzanye inkuru nziza ibwira abantu ko umuntu yajya mu ijuru noneho ntacyo akoze. Ni nayo mpamvu yo gutega amatwi ukumva uko byagenda, ukabona ijuru ukaryibikaho. Amen. Kandi ikindi, abadukurikiye ntabyo tugiye gusaba abantu bikomeye, oya. Kuko nabwo Yesu ari kubivuga ku nzira ijya mu ijuru, yaravuze ngo naho umugenzi yaba umuswa ngo ntazayiyoba. Ubwo niba utaranize, hari n'utwumva gatese se aho ibyo bintu byaba ari by'abantu bafite doctora cyangwa bafite lisansi cyangwa diplome cyangwa bize atandatu abanza, oya. Yesu yaravuze ngo inzira ijya mu ijuru naho umuntu yaba umuswa ngo ntabwo azayiyoba. Ibyo tugiye kuvuga niba utaranize utwumve. Yego. Utwumve kuko wabyumva, niba gusa wumva oya babanje kumenya n'abashumba akaba amatwi yawe yumva, utega amatwi utwumve. Ibyo tugiye kuvuga nubyemera mu mutima urarana ijuru. Bidasabye ubundi buhanga bw'umuntu. Uraribona abantu b'abahanga bararibuze, kuko ntabwo ribonekera mu buhanga bwa muntu, ahubwo ni impano Imana yihera umuntu iyimuhaye kubera ko yemeye ibyo yahamije ku mwana wayo. Rero hamwe no kwihutisha igihe, dusuhuje bene data bose batwumva aho bari impande enye z'isi, ubwo nabo tuzi nabo tutazi. Turabasuhuje abo dusangiye nanone kuvuka ku Mana,
ariko nabwo namwe mutwumva inshuti z'ikiganiro namwe Imana ibaho umugisha ko muba mwafunguye inyakiramajwi zanyu kugira ngo n'ubundi tubane mu kiganiro. Imana ishimwe cyane. Nibyo, Imana ihimbazwe. Ikiganiro ni ijuru ndirikorerwa, nakagaruka nkuko mubimenyereye. Nanjye ni Saratiyeri mutagatifu w'intungane wabigizwe n'Imana binyuriye mu rupfu rwa Yesu, bitavuye mu mirimo y'umuntu cyangwa mu bushake n'umwete abigirira, ahubwo nisanze Imana yarantagatifuje inamenyesha ko ijuru ari ryanjye ku mpamvu z'uko nizeye ibyo Yesu yakoze mu mwanya wanjye. Ko ngewe nta gikorwa cyanjye cyari kumpingura imbere y'Imana, ahubwo ni Yesu wakoze kugira ngo ibyo yakoze bimbere tiki cyangwa passport impingura mu ijuru. Ni nako byanditswe bivuga ngo cyakora bamwemeye bose nyine ngo yabaha ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Rero mukurikira ikiganiro, navuga nti turasangira namwe byinshi Imana yagennye mu iyi saha dufite. Mushyireho urushinge ntimukureho urushinge. Imana ishimwe. Ndumva hari tutaratangira ikiganiro twabahereza wa murongo n'ubundi mubasha kohereza message. Ni message ntabwo ari kuhamagaraho, uwakina kuhamagaraho ni nyuma y'ikiganiro. Ni 0782 7 9 8 7 ni 0782 7 9 8 7. Ni nomero za message kuwashaka kuduha igitekerezo cyangwa icyifuzo cyangwa inyunganizi ariko akoresheje ubutumwa bugufi, nizo bababwiye. Rero twihutije no mu kiganiro hagati turaza gutanga umurongo kuri radio, muraza guhamagara. Yego. Rero navuga nti twihuse n'ubundi nguko igihe cyo kiri kwihuta nacyo. Twaboneyeho gusohoza bene data umuvandimwe yabivuze, aho bari hose batwumva batagatifujwe, baba amahoro kandi bakomere. Ndetse n'abakunzi b'ikiganiro cyacu, abari kure n'abari hafi, nabo twabashuhuje nk'uko bisanzwe. Ntimugire ngo twabibagiwe, turabakunda kandi tuzi ko muba musangiye natwe ikiganiro, kandi muri benshi turabizi. Mujya munabitugaragariza uburyo bumwe ndetse bwinshi, mu buryo bwinshi. Rero reka tusangire ijambo ry'Imana, uko ni ry'Imana n'ubundi yakoresheje ireme ibintu byose. Ari byo tureba n'ibyo tutareba byose byaremwe n'ijambo ry'Imana. Ndetse ni naryo n'ubundi yongeye gukoresha ireme umuntu bundi bushya, kugira ngo yemererwe kwinjira mu ijuru. Nta muntu waremwe rimwe uzajya mu ijuru. Mu ijuru hazajya umuntu waremwe kabiri. Niyo mpamvu birivuga ngo ni icyaremwe gishya. Iyo Imana yongeye kurema, hari abantu batabizi. Rero reka tusome mu itangiriro mu bice ni bitatu. Turasoma umurongo wa 7 n'uwa 8, dusimbuke dusome wa 21. Ni 30 tujya gusoma kuko igihe bari gitoya, twihute. Nubona umwanya wo uzasome byinshi, ariko twe turasoma iyo ngiyo. Noneho kandi niturangiza gusoma, twari turi kujyana usoma, urekeraho gusoma ahubwo tega amatwi, kuko nanone kwizera biheshwa no kumva. Niko Imana yahamije muri Bibiliya rero yera. Akaba ariho nsoma, data baramfasha bareba izindi bindi binyarwanda. Umurongo wa 7 w'ibice bitatu by'itangiriro aravuga ngo amaso yabo bombi arahweza, bamenya yuko bambaye ubusa. Badoda ibibabi by'imitini, biremeramo ibicocero. Umurongo wa 8, bumva imirindi y'Uwiteka Imana igendagenda muri ya ngobyi mu mafu ya nimunsi. Wa mugabo n'umugore we bihisha hagati y'ibiti byo muri iyo ngobyi amaso y'Uwiteka Imana. 21, Uwiteka Imana iremera Adamu n'umugore we imyambaro y'impu, irayibambika. Hano muri Bibiliya ijambo ry'Imana haravuga ngo nibwo bombi bahumutse bamenya ko bambaye ubusa, nuko bidodera ibicocero mu bibabi by'imutini. 8, baza kumva Uhoraho Imana watemberaga mu busitani mu mafu y'igicamunsi, maze umugabo n'umugore we bihisha Uhoraho Imana mu biti by'umutini. 21, Uhoraho Imana
akorera Adamu n'umugore we imyambaro mu mpu arayibambika. amen. muri Bibiliya ntagatifu aravuga ngo nuko amaso yabo bombi arahumuka bamenya ko bambaye ubusa, nuko badodekanya amababi y'umutini maze barayacocera ngo bumve uhoraho Imana. Bagendagendaga mu busitani mu mafu y'igicamunsi, umugabo n'umugore we bihisha uhoraho Imana mu biti by'ubusitani. 21 haravuga ngo uhoraho Imana ikanira muntu n'umugore we impu arazibambika. Imana ishimwe. Shimiye Imana kwiri ijambo ryayo rirasobanura ibintu bibiri, nibyo ngira ngo tunaganiraho mu kiganiro ijuru ntirikorerwa. Umutwe w'ikiganiro ni ijuru ntirikorerwa. Abateze amatwi radio n'ubundi 4 FM babyumve, ni ikiganiro kigarukaho buri wa kane saa 2 ijuru ntirikorerwa. Abantu babyumve ko ijuru ridakorerwa ku mpamvu z'uko ijuru rihenda. Ijuru rirahenda, ijuru ni ry'Imana, ijuru sinzu y'umuntu. Ijuru ni Imana yarikoze, rirahenda rero ntirinakorerwa. Niyo mpamvu twishimiye gusangiza abatwumva icyo kiganiro kugira ngo abifuza kuzajya mu ijuru cyangwa bumva imitima yabo yifuza kubana n'Imana babwirwa inzira, bagirwa inama n'Imana y'uburyo bagera mu ijuru ariko bitanyuze mu mirimo yabo. Kuko kamere yacu itubwira ko umuntu akora ariko ntacyo wakora cyatuma Imana iguha ijuru. Hano rero turasomye ngo amaso yabo bomba arahweza nyine bamenya yuko bambaye ubusa. Abo bavuzwe ni bandi? Ni abakurambere bacu Adamu n'umudamu wiwe Imana yari yamuremeye Eva, nyuma yuko bamaze gukora icyaha, nyuma yuko batumviye Imana, nyuma yuko bishe itegeko Imana yari yabahaye mu gihe bari mu ngo bya Edeni. Uko kutumvira Imana byahise bibambika ubusa. Kubambika ubusa ndagira ngo batwumva babyumve neza, bambaye ubusa uburyo bubiri. Mu mutima bahise bumva bagize ikibazo cy'uko bahemukiye Imana. Ubundi ubwo baba bambaye ubusa nyine mu mutima batangira kumva batinya Imana, niko twasomye ku murongo w'epfo ngo baratinya barahunga. Noneho ariko noneho ntibyagarukiraho, n'inyuma bihinguka inyuma babona ku mibiri yabo nanone nabwo bambaye ubusa. Ubwo umuntu ubanye n'Imana nta kibazo bafite. Utabana n'Imana nibwo ikibazo gihita kivuka. Noneho babonye bambaye ubusa batangira kwishakira impamvu zo kwiyambika ubwabo. Ni nacyo kibazo abantu bajya bahura nacyo, bibaza ko bazajya mu ijuru bakumva bari kubishobora bakishakira inzira. Noneho aba nabo ngo batangira kwihimbira ubucocero, bidodera ibibabi by'imitini, batangira kwitwikira ngo bahishe isoni z'ubwambure bwabo. Ibyo bintu barabikoze ariko ntibyagera ku kigero cy'uko bahishe isoni z'ubwambure, n'ubundi Imana ije barahunga. Nubwo bashyizeho ibicocero, nubwo bashyizeho ibibabi, nubwo bagerageje uko bashoboye kose kugira ngo bahishe ubusa bwabajeho, yego bwazanywe n'icyaha, ariko birangira n'ubundi bakomeje kwambara ubusa ku rwego rw'uko Imana yaje barahunga. Yego nuko n'umuntu rero wese ukomoka kuri Adamu, kubera ko avukana kamere yandurijwe muri Adamu, kubera ko avuka yararangije kwambara ubusa muri Adamu, ni nayo mpamvu nawe avuka yumva yambaye ubusa mu mutima, akumva Imana ihari ariko atabana nayo, akumva arayishakisha, agakora ibintu byose bishoboka kugira ngo azabane n'Imana. Burya bagira ngo nawe yumve ko yahisha bwa busa buri mu mutima, Imana imwemere. Nibwo bamubwira gutanga amaturo akayatanga, nibwo bamubwira kujya mu idini akajyayo. Niyo mpamvu bamubwira gukora ibikorwa byose, ibivunana n'ibitavunana byose akumva yabikora, ariko ngo arebe ko nawe yakiyambika agahisha isoni z'ubwambure bwe. Rero hano Imana igaragaje n'ubundi ko mu kibazo bagize cyo kwambara ubusa ku mpamvu z'icyaha, ntabwo bari kubona umuti w'isoni z'ubwambure bwabo kereka babonye undi muntu ubambika. Noneho Adamu na Eva nta wundi muntu wari ku isi wari kubambika, nta n'undi wari ubifite ubushobozi, byasabaga ngo Imana aba ari ibambika. Rero dusomye hepfo ku murongo wa 8 ngo bumvishe Imana ije rero bamaze kwambara ubusa nubwo bashyizeho ubucocero. Ni nayo mpamvu nawe ujya muri korari ugira ngo wumve ko umutima wakubwira ko uri umukiranutsi, ukumva ntiwabayeho. Buryo na igicocero bushyizeho, undi akiga gucuranga, undi akiga kubwiriza, undi akiga gutanga ibyo afite, undi akajya avuga iby'ahantu mu mazina afite n'agahinda. Burya ni ubucocero bugira ngo wumve ko byahishe isoni z'ubwambure ufite. Ngo ndukunda abantu bajya bambwira ngo nta muntu w'umukiranutsi ubaho. Akabavuze ko ubwo ari kumva atari umukiranutsi, ubwo avuze ko nta nundi ubaho nyine, ko bose bameze nkawe,
kumbi ibyo adakorwa n'ibicocero ubwo no kuvuga ngo ibyo ajya akora byose ashaka n'ubundi gukiranuka nabireke kuko n'ubundi ntibyamugejeje ku bukiranutsi ubwo n'ubucocero mu bundi buryo bwo mu kinyarwanda cyumvikana cy'iwacu mu Rwanda ubwo ni nk'ubutayeri naho ubutayeri bwatangiriye abantu batangiye kujya badoda kugira ngo bahishe isoni z'ubwambure bwabo ariko ubwambure buri mu mitima bwahingutse n'inyuma noneho Imana byasabaga ngo abariyo ikemura ikibazo ubundi mwene muntu yagize nashimiye Imana ra 21 bavandimwe ngo Imana ibabaje ati muri he titwihishe aho ni mwahemutse titwahemutse Imana kuko ari umutunzi w'imbabazi iravuga ati kamanze nje muri ikibazo cy'inyuma ariko na marenga yacaga ngo yerekana uburyo n'ubundi ari yizambika umuntu shimira Imana ukuntu uyu murongo wabisobanuye 21 ngo Uwiteka Imana iremera Adamu ntabwo wowe wakiremera imirimo yatuma ujya mu ijuru Uwiteka Imana iremera Adamu n'umugore we imyambaro y'impu irayibambika urumva ubwo kugira uruhu ruboneke haba hamenetse amaraso kugira uruhu ruboneke umwambaro uboneke hari ikindi kintu cyo cyapfuye ubwo Imana iri kwerekana ko kugira umuntu azajye mu ijuru niyizambika umuntu ariko n'amaraso yagize ute yamenetse kuko ibyanditswe biravuga ngo atari kuba amaraso atavuye ntabwo ariho kubabarirwa ibyaha noneho Imana yo yemera kwica inyamaswa kugira ngo yambike bari abavandimwe cyangwa bari abakurambere bacu bari bambaye ubusa imena amaraso ifata impu zabo zako kanyamaswa yambika Adamu n'umugore we ariko abantu babyumve neza Adamu yambara n'inyuma Imana yamwambitse uruhu ariko nk'amarenga iri kwerekana ukuntu mu isezerano rishya rizaza Imana izambika n'umuntu w'imbere kuko urumva Adamu yatandukanye n'Imana agira ubwambure bw'imbere agira n'ubwambure bw'inyuma noneho hose rero nta nahamwe yashobora n'ubundi nabwo kwiyambika byarangiye rero Imana ngo yishe inyamaswa abari yimwambika rero ndi kubishimira Imana ukuntu no kujya mu ijuru ntabwo imirimo yawe irimo nta kintu wakora cyatuma Imana iguhereza ijuru kubera ko imirimo y'umuntu n'ubucocero nushaka usenge nushaka ubwirize nushaka ufasha abakene nushaka wigengesere nushaka kuvuga ibyaha amazina ibyo byose n'ubucocero nukuremekanya n'ikimenyimenyi wowe utwumva uzi ko ujya ubikora kandi uzi yuko aho wabikoreye imyaka mike ufite cyangwa myinshi ntabwo byakugize intungane uhita unamenya ko impanda ivuze nonaha ukimeze utyo ntiwajya mu ijuru ukeneye undi mwambaro utagukomokaho ukeneye undi mwambaro Imana itanga ukeneye ko wahura n'Imana ikagushakira umwambaro kandi ikagushakira umwambaro yamennye amaraso ndashimira Imana ukuntu ibintu byose yamwe iri kubishushanya mu Bayibuli aravuga ngo cyari igicucu cy'ibyiza bizaza urumva nubwo yishe inyamaswa ariko iri kwerekana uburyo izatanga inzira ijya mu ijuru yishe umwana wayikunda ubwo yerekanaga ukuntu izica umwana wayo ariyo ntama yayo noneho gukiranuka kw'iyo ntama ubwo nirwo rwaruhu nyine gukiranuka kw'iyo ntama Imana yishe ubwo ndavuga gukiranuka kwa Yesu niko mwene Adamu wari we wese akeneye kwambara kugira ngo isoni z'ubwambure bwe zitwikirwe bimuheshe kubona uko ahagana imbere y'Imana ni na ngombwa kuko abantu bamaze igihe bakora ibyo bita gukorera Imana yego umurongo twahereyeho wavuze ngo nibwo bombi bahumutse bajya babona bamenya ko bambaye ubusa icyaha gifite ubushobozi iyo kutumvira Imana kubayeho kwambika umuntu ubusa nibyo noneho ibyo bintu si ibya kano kanya gusa byahereye muri dusomye mu itangiriro byahereye muri Edeni iyo icyaha kibaye deje uhita wambara ubusa burya impamvu ubaza umuntu utese ubu Yesu aje mwajyana ahita areba ku byaha yareba ku byaha akabona ntibajyana Yesu atari uko asa akabona Yesu ntabwo basa icyaha rero deje cyatwambitse ubusa dukwiye kubyemera ubwo abadukurikiye mwumve ko mwambaye ubusa nyabune niba warigeze ukora icyaha cyakwambitse ubusa ni nayo mpamvu ujya uvuga ko utari intungane ubwo utari intungane rero ibintu umuvandimwe n'abashakira umurongo Esaya 64 umurongo wa 5 mu wunshakire no kuvuga ngo icyaha twavukanye cy'inkomoko tugikwiye kubakurambere bati icyo cyaha cyatwambitse ubusa tuvuka twambaye ubusa no vuga ngo nkuko uruhinja ruvuka rwambaye ubusa inyuma ku mubiri no mu mutima tuvuka twambaye ubusa ku cyerekeranye no gushyikirana n'Imana naho tuba twambaye ubusa
impande zombi tuba twambaye ubusa mu mutima ariko tunambaye n'ubusa n'inyuma. Noneho ikimenyimenyi rero iyo umuntu amaze gukura ahita atangira kumva ubusa yambaye mu mutima. Nicyo gituma burya uyoboka idini ushaka kugira ngo urebe ko wahisha ubwambure. Aha rero bavuze ngo abakurambere dukomokaho bamaze gukora icyaha kibambika ubusa baranabimenya. Yego. Bamaze kubimenya ntibatuza, bariruka bajya kwihisha. Aho bagiye kwihisha naho ntibatuza, bakora umurimo wo kwiremera ibico. Aho bavuze ngo batangira kuremekanya ibicocero, batangira gushaka uburyo bwo gutekinika kwiyambika, batangira gushaka ukuntu bahisha bwa bwambure. Noneho umurongo wa 8 wavuze ngo mu gihe bamaze kurema ibyo bintu by'ibicocero bumva Uwiteka araje, imirindi ngo barayumva. Bayumvishe turi kugira ngo tubwire abantu ko ibintu byose ujya uremekanya wumva byagushyikiriza Imana sibyo, ijoro ndirikorera n'ubundi je wahunga. Erega iyo mirindi ni kwa kundi n'ubundi umutima wawe uba wumva udatunganiye Imana, ku buryo bumva urubanza n'ubundi rufitanye n'Imana, kandi nyamara wagerageje kwiyambika. Nimudusomera umurongo wa 5 wa 64 uravuze ngo kuko twese twahindutse abanduye. Yego. Kandi nibyo twakiranutse byose bimeze nk'ubushwambagara bufite ibizinga. Yego. Twese turaba nk'ibibabi, kandi gukiranirwa kwacu kudutwara nk'umuyaga. Yego rwose. Hano havuze ngo twese twari nk'abahumanye n'ibikorwa byacu by'ubutabera bimeze nk'umwenda urimo imyanda. Twese twararabiranaga nk'amababi yahungutse, ibicumuro byacu bikatugarukana nk'umuyaga. Kandi n'ibikorwa by'ubutabera byatumye tumera utyo. Yego rwose. Bishyize kuvuga ngo rero umuntu udukurikiye, ibintu byose wagerageje wita gukiranuka, hariya baravuze ngo bimeze nk'ubushwambagara ariko nabwo bufite ibizinga. Aho ni mu maso y'Imana. Impamvu twasomye mu itangiriro si wowe bibayeho gusa, ahubwo byahereye ku bakurambere dukomokaho. Nabi icyaha kimaze kuba batangiye kwiremekanyiriza ibintu by'ibicocero, ariko n'ubundi Imana ije barayihunga. Ariko ibyo bintu uremekanya, ibyo bintu wita ngo ndasenga, ngo ndatura, ngo ndarabutayo, ngo nubatse insengero, ngo mfasha abakene, ngo ndahanura ndabwiriza, ibyo bintu ni ibicocero Yesu aje wahunga. Igihamya cyabyo urabikora ariko ntibirakwemeza ko uri umukiranutsi. Yego rwose. Ubwo bakeneye undi mwambaro ariko atari bo biyambitse. Yego rwose. Umwambaro Imana itanga. Urumva rero icyo gicumuro kimaze kuba muri Edeni kibaye ku bakurambere b'Adamu na Eva, icyo kiratwokama tukabadusa nabo kuri icyo. Witekereza ko rero ibyo bintu wabikosora, ntibikosorwa n'umuntu, ntako wabigenza ngo ubikosore. Ahubwo dore umurongo wa 21 uburyo wavuze, abari naho abadukurikiye banumva cyane. Havuze ngo uhoraho Imana akorera Adamu n'umugore we imyambaro mumpu arayibambika. Yego. Na bugingo n'ubu Imana niyo ifite uburyo bwo kwambika umunyabyaha akabarambaye. Aregaga ubwambure ufite ntago wakiyambika ngo bigyemere. Hari ukuntu ubwira umuntu utesete kujya mu ijuru ubitekerezaho iki? Aturetse impuhwe z'Imana. Burya ubuvuze ko Imana ariyo yonyine ifite ububasha bwo kukwambika. Witekereza rero ko hari ibyo waremekanya ngo wiyambike. Rero bino byari iby'inyuma, Imana yafashe uruhu irabambika. Iri gushushanya iki? Yashushanyaga ko izohereza intama yayo ariyo Yesu Kristo, akaza agapfa yishyizeho ibyaha by'umunyabyaha, ubundi agafata gukiranuka yakiranutse kudafite inenge. Niwo mwambaro ukeneye. Arega umwambaro abantu bakeneye umwambaro witwa gukiranuka. Uwo mwambaro utagukiranuka rero ntiwawubona, nta naho ugurirwa. Yesu Kristo niwe wari ufite. Dore icyo gushakaho, arashaka ko umwemerera ukizera ko ibyo yakoze ari wowe yabikoreraga. Iyo ubyemeye ukabyizera akwambika gukiranuka kwe. Imana ikabirongera irakwambitse. Noneho bakubwira ngo Yesu araje ukavuga ati ngwino. Ariko impamvu z'uko wambaye. Birumvikana ko uwo mwambaro rero ntugurwa, ahubwo ntiwayabona, utangwa nk'impano. Niyo mpamvu
tugarukamo tuvuga yuko kuko uwambaye yemererwa guhagarara imbere y'Imana. Uwambaye nta rubanza aba agifitanye n'Imana. Uwambaye uwo mwambaro bimuhesha kubana n'Imana mu ijuru. Bikumvikana rero yuko ibyo umuntu yikoreye kugira ngo ajye mu ijuru ntabwo yabyemera. Niyo mpamvu tuba tubeshejwe ahangaha no kuhamiriza yuko kujya mu ijuru wowe ntacyo wakora rwose, ahubwo icyo Imana yakoze niyo yagennye umwambaro waguhesha kuba mu ijuru. Uwo mwambaro yagennye waguhesha kuba mu ijuru ni umwambaro witwa gukiranuka gushimwa nayo. Uko gukiranuka gushimwa nayo rero ntabwo kugirwa n'umuntu, ahubwo ni Kristo Yesu waje akuvanye mu ijuru aragukiranuka. Ahangaha mu isi ntihagaragarwaho n'icyana kimwe kugira bigaragare ko afite gukiranuka Imana ishaka. Ariko noneho nawe uhinduka uwambaye ubusa utabasha guhagarara imbere y'Imana. Niyo mpamvu Yesu yahamije yuko ngo ari we nzira n'ukuri, ngo nta wajya ku Mana atari umujyana. Kuko nta wajyayo yambaye ubwo busa nyine, ahubwo ugomba kujyaho yambaye, kandi yambaye uwo mwambaro Imana ishimye. Umwambaro Imana ashimaga rero ni ugukiranuka kwa Kristo Yesu. Niyo mpamvu ahandi muri Yesaya havuga yuko ngo Yesu ngo yaje ngazanywe no gukora icyo Imana ishaka. Icyo Imana yashakaga ni ukubona umuntu yabana nawe wambaye umwambaro nk'uwishaka. Umwambaro nk'uwishaka ni ugukiranuka yari ikeneye, kandi uko gukiranuka kwazanywe na Kristo Yesu. Niyo mpamvu uwo mwizeye ababonye uburyo bwo kujya mu ijuru nta kintu na kimwe akoze, ariko ugerageje kugira ibyo akora kugera abonane n'Imana cyangwa ajye mu ijuru yizeyukira. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana rigaruka rikavuga ngo umuntu ngo tizera ngo ye kwibwira ko hari ikintu azigera ahabwa n'Umwami Imana. Ubwo rero ni ukuvuga ngo ibicocero yarabihakanye. Kandi nawe ubyambaye kamvuge ngo uburyo bwose wigenzereza kugira ngo ureke Imana ikwemera, nawe wisanga n'ubundi uko wabigenje bitaguhagarika imbere y'Imana. Kandi kugira ngo abatwumva bajye banumva ibicocero neza, niba ibintu umaze imyaka tutazi ukora wita gukorera Imana utari intungane, heraho wumva ko ibyo bintu ari ibicocero. N'urubyiruko rubitangiye vuba bajye babaza abakuru ntabwo byabagize intungane. Yego rwose. Nawe ubikoze umwaka umwe cyangwa 5 cyangwa 3 nawe ntibyakugize intungane, ntuze kugira ngo wenda basaza bo byaje kubagira intungane ujye ubabaza uzasanga nabara abanyabyaha nkawe. Yego. Ubwo rero ibyo bintu umaze igihe ukora bitigeze bikugira intungane deja ni ibicocero. Kandi ikindi ubwo no mu ijuru ntiwajyayo, kuko mu ijuru hazajyayo intungane. Noneho intungane Imana ishaka izajya mu ijuru ni umuntu utaregeza akora icyaha utagikora n'iteka ryose, utazigera ugikora. Uwo muntu mu bantu ntabaho. Yego. Ni nayo mpamvu turi kubabwira ko Imana ariyo yaguha gukiranuka yonyine. Mu Baroma igice cya 10 ku murongo wa 3 haravuga ngo hari ugukiranuka kw'Imana. Yego. Noneho ngo utakwemeye wowe wihangira ukwawe. Yego. Noneho wihangiye ukwawe ubusuzuguye gukiranuka yitanga. Yego rwose. Urumva rero hari ugukiranuka Imana ishaka guha abatwumva babanje kumanika amaboko bakareka ibicocero. Yego. Ikajya yabaha gukiranuka yitanga nk'uko bano nawe yabadodeye impu yishakanyamazwa. Noneho rero kutabyemera nabwo bingana kugumana uducocero twawe. Ubwo ndi yakwambika nawe uri kwidodera. Yego. Bisaba kumanika amaboko ukareka utucocero. Ibyo by'ubutayeri bwanyu mushaka ibintu byatuma muzagera mu ijuru muha Imana ruswa mukabireka, ahubwo mukemera gukiranuka itanga. Ntekereza ko umuntu watwandikiye ubutumwa bugufi abaza ikibazo ibivugiwe hano yashubijwe. Yabazaga ngo kubera iki muvuga ko ijuru ridakorerwa, buri amaturo yaba atari ngombwa. Ntabwo akiri ngombwa kuko Yesu birumvikana ko amaturo nayo abarwa mu bicocero. Kandi icyo ni nacyo kijya gituma abantu batumva neza ko ijuru ari ubuntu. Yego. Kuko iyo ugitekereza ko ibicocero byawe hari uburyo uzabidefanda bituma utumva ko uburyo ijuru ari ubuntu bundi. Oya, uwo byanditse nawe yumve aho yayatangiye ntabwo yigeze abimpongano y'ibyaha bye. Yego rwose. Ubundi yumva ari umunyabyaha kandi yarayatanze. Bibiliya iravuga ngo ese iyo ibyo bintu bikora bikakugira intungane ntuba warahagaritse wenda kugihe umaze ndi wakabaye warabaye yo ukarekeraho kubitanga. Yego. None ubwo kubitanga bidafite garanti kandi ukaba intungane byumvikana ko ibyo bintu ari bicocero. Abantu bakeneye ukundi gutungana kw'Imana. Hari izindi na indi SMS. Niyo mpamvu iyo byagenze gutyo
umuntu nimba umutima we utaramwemeza ko yabonye ibyo yakoreye, ubwo ni ukuvuga ngo ashatse yazeyuka, kuko nimba wakoze kugira ugire icyo ubona kandi ukaba wumva wakoze wanarangije ukaba utakibonye, ntibyumvikana ko ibyo wakoze bitaguhesha ibyo ngibyo wari uri gushaka. Yego rwose. Niyo mpamvu rero kwizera nibyo byonyine bikenewe. Hari ubundi butumwa niyo mugabo kubugeza niwe washimye yuko yumvise ikiganiro badukurikiye, ariko ngo yashohoje abakiranutsi b'ikamembe. Hari ubundi bwoherejwe ngo bene data amahoro, nishimiye Imana yanyambitse umwambaro wayo bidaturutse kuri njye, ahubwo biturutse ku Mana nerawe. Uwo ni umukiranutsi nawe ubwo yamaze kwibonera umwambaro. Rero wenda n'igihe kiba cyanagiye kandi dukeneye gusangira ijambo none n'abatwumva, wenda bakeneye guhamagara kuri telefone nabo barahari ni benshi. Reka tubaho umurongo none wa telefone muduhamagaraho. MTN ni 0782 44 21 25 0782 44 21 25. Airtel ikorana na Tigo 0783 83 05 0783 83 05 muduhamagare. Hello. Oui. Bene data. Mwiriwe neza. Ntungane Damascene akora Imana ku Rusunyu. Yesu aguha umugisha Dama. Nanjye mba ndi gushimira Imana uburyo kiyambika abantu bayo. Ryasanze umuntu ari yambaye ubucecero yihimbiye ariko kamwambika imyenda yayo. Yego. Iyo bintera kuyishimira nanjye. Sobanurira abantu uburyo nawe wambaye, dore ko uwo mwambaro nawe ubonye vuba. Imana yaranyambitse kuko nanjye ndi mu bantu bihimbiraga ubucocero. Nanjye ndi mu bantu bakoraga imirimo myinshi cyane mvuga ko yanjyana mu ijuru. Ariko Imana iza kunyereka ko ibyo ndi gukora nyine nambaye ubusa n'ubundi ritanyambika. Yego. Bitewe n'ikiganiro numvise kuri radiyo. Irangije nanjye iraza kunyambika imenyesha ko Yesu ari umwambaro w'ukuri ngomba kwambara. Amen. Nyereka ko ijuru ngomba kurijyamo nanjye kubwo gukiranuka kw'Imana. Ngiye ko ntabyo nakishoboza. Yego. Irangije nyereka nyine ibyaha byanjye binyemeza byose. Ubwo nanjye mba ndizeye nyine ko iryo joro ari iryanjye. Nizera ko nanjye mbaye intungane kubw'amaraso ya Kristo. Ubu nanjye rwose ndabahamya ko ndyicayemo ndi mu isi. Yego. Ubu nanjye ndi intungane rwose mu bantu Imana izajyana mu ijuru ndi uwa mbere. None Dama, Karame, kugira ngo batwumva babisobanukirwe, nyine kugira Imana yaguhaye uwo mwambaro uba intungane bifatanyije n'ubucocero wakoraga, cyangwa wabanje kurambika ubucocero ijya yakwambika? reka da ubucocero naraburambitse rwose kuko ntacyo bwari bwarangejejeho, n'ubundi narabwambaraga nkabona wambaye ubusa n'ubundi. Wowe wacocaga gute? Nacocaga ndirimba ngacoca senga nkagira utugutaye byose nkora, ariko nkabona n'ubundi nta mahoro ndi kubona mu mutima. Nta mahoro y'abanyabyaha. Nkabona n'ubundi ibyo ndi gukora byose ntacyo biri kumarira. Nkasenga menshi cyane, ndetse nabo bita ngo bahanuzi bakaza bakamanurira ko mbonye ubugingo, mu kanya bakongera ngo ntabwo. Ubwo nza kusanga nyine koko ibyo dukora byose dukoresheje intoki zacu ntabwo Imana yabyemera. Ahubwo icyo dusabwa twebwe ari ukwemera ko ari ishoboye, twebwe ntacyo twishoboreye. Amen. Ibyo tuduza byose biradodoka, ntabwo byakunda. Nibyo ntibyakunda. Nta butayeri bw'umwana w'umuntu, nta mwana w'umuntu wakidodera. Ibyacu biracuye. Ni uguca bugufi tukemera ko twebwe ntacyo dushoboye, Imana ikatudodera. Imana ihimbazwe. Tugushimiye Imana rero Dama.
Imana ishimwe nanjye mba mbashimiye Imana ijya ibaha imbaraga kuri iki kiganiro muri kutugezaho. iyo nyunganizi uba uhaye abatwumva ukatanga ubuhamya bw'uburyo Imana yakwambitse ariko n'uburyo wacocaga ntibikugeze ku nyota, tubigushimiye Imana kuko abantu benshi baba bakeneye kumva ubuhamya bw'abakize. Imana nishimwe n'ukuri n'abandi bave mu byo barimo kuko imirimo bari gukora ntacyo yabamarira kuko n'ubundi barayikora n'ubundi bakanga n'ubundi umutima ikabarya bakumva ko bazarimbuka nibaze twijyanire mu ijuru ry'ubuntu. Nibarekeraho rero impanda ivuze dore bakwirukanka kuko batarabona umwambaro, nibarekeraho gucoca. Nibyo. Urakoze cyane, tanga umurongo twumve n'abandi. Tugushimiye Imana. Nanjye mbashimiye Imana, murakoze. Urakoze cyane. Dama yiboneye umwambaro w'ubukwe. Abayishimiye. Allo? 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 Gira neza. Mwerewe. Ego wavugana na Emerine ndi ku ntango. Yego Emerine. Ku ntango. Yego. Ku ntango. Yego. Yego. Nshimiye Imana kuri iki kiganiro umaze kutugezaho. Nanjye ndakeka cyangwa se ndemera neza ko dufite ubugingo buhoraho bwo kwizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu. Nanjye nari umunyabyaha ariko maze kwemera ko Yesu yapfuye mu mwanya wanjye akampa gutungana kwe nanjye nkamuha ibyaha byanjye nahise mba umwana w'Imana. Ibyo ni byo binesha ubugingo buhoraho. None se ibyo bintu wabimenye ryari? Maze imyaka 2 mbimenye. Nari nzi ko ngewe gukora kwanjye ariko gushobora kungira intungane, ariko namenye neza ko ngiye ntacyo nashobora gukora ngo kimpindure intungane, ahubwo ko nakemera Yesu ko yapfuye akama gutungane rwose. None Emery, ko numva so kiri mutoya bw'urubyiruko nyine ibyo nawe wajya wiremera mu bucocero kugira ngo nabo babireke nyine banika amaboko Imana ibahe umwambaro mushyashya. Urubyiruko nababwira ko akenshi usanga tuba turi mu bintu byinshi bitandukanye tuzi ngo nibyo byatujyana mu ijuru cyangwa se abandi bakaba batazi iby'ijuru ari ibi. Ariko nabwira urubyiruko bagenzi banjye mfite imyaka 19 n'ukuri nababwira ko kwemera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza akamenya ko ibyo arimo ntacyo bimaze ahubwo akemera neza ko Yesu yapfuye mu mwanya we, ibyo ari byo byonyine bishobora kumugira intungane. Ndashishikariza urubyiruko rwose uko bangana bose ko bakemera Yesu ko yabaziye mu mwanya wabo kugira ngo Yesu arakubitwa kugira ngo ntibabe bagikubiswa ahubwo bahabwe ubugingo buhoraho. Amen. Nishimira neza ko mfite ubugingo buhoraho ku bwa Yesu, kandi ubwo bugingo nyine buhoraho nyine nk'uko uri kubuvuga. Yego, kandi nzi neza ko nzabana n'Imana kuko Yesu yampinduye intungane. Tugashimiye inkunga yawe utanze Emerine mu kiganiro, ariko nizere ko mwako gacari izindi ntungano ziza aho ziri. Yagiye Emerine ariko ntiyigunge n'ubundi aho barahari. Allo? Allo? Emerine agumye akurikirana intungane ziri hafi aho bajye bamarana agahinda. Allo? Ibyo byose ari kutwumva nawe aracyari kumva. Turakumva. Yego. Mwiriwe neza. Amakuru ni Amahoro. Ni mama Kampreve muraho. Muragarutse mubyeyi. Twaraburanye mugira amahoro. Twaraburanye bikomeye cyane twaraburanye cyane. Ntacyo buri Imana ifite uburyo izatubonanisha. Ngaho tubwire rero uko wumvishe ikiganiro. Nawe amareza ari gucika. Yo. Allo? Yego turi kukumva twebwe ari. None ndi kukumva. Yego. Twari tuvuze ngo ngaho tubwire uko wumvishe ikiganiro. Ikiganiro rero ngebye ibyanyu byose bihora ari byiza kuri njye gusa. Bihora ari bishya, bihora ari bishya kuri njye. Rero ko nabyumvishe. Allo? Yagiye. Amareza aranze. Telefone yamutengushye. Yo, telefone iranze mama Katrefemu. Ndacyaraguma gerageze. Ntacyo. Allo? 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 Oui, uri nduherereye? Mwiriwe neza, ni Ernest. Gerne.
sasa rero numvise ikiganiro nagikurikiranye ariko nagize ikibazo niba muri bunsobanurire kuko nimba ari uko numvise neza ndashaka gusobanuza. Yes, mwatubwiye ngo hari imirimo dukora tuzi ko turi gukorera ijoro kumbi ari ukwiremera ibicocero. Yes, niko numvise. Yes, ibyo nabyemeye ariko se ngo byansize mu rujijo. Asize mu rujijo gute? Kumwe turirimba, kumwe dufasha abakene, kumwe tugira ute, ese ni ukwiremera ibicocero? Ese twakabiretse nkuko numvise muvuga ngo twakabiretse ngo Imana ngo Yesu akaduha umwambaro w'ukuri. Yego, wabyumvise ni gutyo. Yes, ni gutyo. Ariko noneho ndagaruka nta hari ijambo riri mu Bibiliya rivuga ngo sibyo tuba mu isi yanduye. Sibyo? Yego. Na niyo mpamvu wenda kuba intungane kuri twe kubera ko tuba mu isi yanduye. Ariko buretse gato iyo uvuze ngo uba mu isi yanduye uba uvuze ubutaka cyangwa isi n'abantu? Isi n'abantu cyane ko ubwo ntiwumva se ko ubwo ari wowe wanduye nyine ko atari ubutaka? No, wenda mu mpakanye gato wenda mbisobanurireho gato. Ngabivuge nta kibazo. Ntabwo ndi umusomyi wa Bibiliya cyane ariko mu ahantu nzi ko Imana yavuze ati yewe wasiwe ugushije ishyano. ubwo Satani kaga ku isi. Yego. Bire nanjye ubwo ndifata muri yuko isi yacu yanduye. Sasa nakuntu twaba intungane isi yacu turimo yanduye. Icyo nashakaga mu nsobanurireho ni iki ngiki. Ese ya mirimo myiza twari dusanzwe dukora turayireka kwiremera ibicocero nyine turabireka. Imana iri gushaka kubireka kubera ko nyine wowe uranduye nk'isi nyine kuko umwanzi yakumanukiye ubwo kubera ko wanduye ibyo wakora byose nabyo biba ari bibi mu maso y'Imana. Twabonye muri Yesaya 64:5 haravuga ngo nibyo twakiranutsemo. Ibyo twakiranutsemo muri Filipo muvuze ngo nibyo twakoresheje ubutabera. Iyo bigeze ku Mana bihinduka ubushwambagara. Rero birasaba ngo Imana iri kugusaba kureka ibyo bintu wowe wita byiza ugerageza mu byawe kugira ngo ijye yakwambika. Noneho iyo ukiri kugerageza wowe uba uri kuyibuza kukwambika. Manika amaboko uvuge ati nge byarananiye amategeko narayishe nifuza gukora ibyiza bikantanga imbere ye nkoze ibyo nita byiza bibiri nshyiraho ikibi kimwe byose bikabibaye 0 uhita urekeraho abari yikwambika ugohe gukira. Wumvisha umukobwa wo kuntanga uvuze ngo afite ubugingo buhoraho yawe n'Imana. N'ubugingo Imana ihereza umuntu iyo mwambitse butandukanye n'ibyo wowe wakikoreraho kandi buguha warekeye aho gukora ibyo nyine. Iyo urekeye gukora ibyawe ukamanika amaboko niho Imana ijya uyihaye icyubahiro nibwo ijya yakwambika nyine. Kandi iyo wambaye rero ari yikwambitse uwo mwambaro urawuhorana n'iteka ryose. Kandi ikindi cyagaragaye mwaho ngaho nuko isi yagushije ishyano ubwo umwanzi yayimanukiraga bihera ko bishyikira umuntu wese binyuriye muri Adamu. Ariko ubwo umwanzi yamanutse hari undi wamanutse hanyuma ye. Yego. Uwamanutse hanyuma ye ni Kristo Yesu. Yakuye abantu mu ishyano. Uwo nguwo rero yarazanywe no gutabara abahuye n'akaga umwanzi yazanye. Yego. Ibyanditswe bigaragara rero yuko ari we wenyine wabashije gutsinda Shetani uwo nguwo. Ariko bibaye ngombwa kakaga abantu binjijwemo na Shetani Yesu yemera kukishyiraho. Ubwo rero nukuvuga ngo ntahabwo hakiri itangazo ryuko isi yamanukiwe n'ishyano gusa ahubwo hari irindi ryaje rivuga ngo mwise amahoro abe kubi Imana yishimira. Iryo tangazo ritangaza amahoro mu isi ryatangajwe ubwo Yesu yaraje mu isi azanywe no gutsinda Shetani wari warigaruriye abantu kugira ngo nibizera Yesu noneho bahinduke aba Yesu ntibabe bakiri aba Shetani. Imana ishimwe. Niyo mpamvu bihera ko bigaragaza yuko directe iriho ni ukwizera Kristo Yesu
wenyine wakwizera Kristo Yesu wenyine kuko ari we watsinze shetani ukabugabanya gutsinda kwa Yesu bikaguhesha kwemerwa n'Imana. Ubwo urumva ibyawe nta biba birimo rero. Yes, murakoze ndabyumvishe cyane, murakoze cyane, ariko akabaje hari wenda nko mu madini cyangwa amatorero yacu tugiye tugira icyo bise doctrine cyangwa se imyemerere. Yego turabyumva. Yes, noneho hari igihe wenda batubwira ati wenda nko gutura nka doctrine zito tukabona inyungu zo gutanga icyacumi cyangwa se gutura. Twigishijwe neza twumva ko ibyo byose twuba turimo ari ukwiremera ishusho. Noneho rero ihangane gato ikibazo cyanumvikanye. Ibyo bintu wise doctrine ubundi ni nacyo kibazo nyine kiyobya abantu bituma batemera kwambikwa n'Imana. Doctrine ntabwo ari ijambo ry'Imana, ni ibintu abantu bagiye bicocera nyine bakaremekanya kugira bibyaze inyungu zabo, ariko bashaka kugira ngo iyo doctrine nuyifata ukayigenderamo wowe ube inyungu yabo yagiye. Ariko ndibaza ko ari kutwumva iyo doctrine n'ibindi nkabyo ni ibintu abantu bagiye biremera kugira ngo bihimbire gukiranuka kwabo, aribwo bwa bucocero bitume basuzugura gukiranuka Imana itanga. Ibyo bintu rero ari ababihagarariye, ari ababyigisha n'ababyigishwa bamenye ko ibyo bintu umuntu akiri muri ibyo ngibyo impanda ivuze yahunga Imana, kuko nkuko wa murongo wavuze ngo bumvishe imirindi barirutse. Abantu bari muri doctrine rero bari gukora ibyivuga nyine banamenye yuko Imana ije bahita biruka, kuko doctrine yambika umuntu ubusa. Ntigigeze umuntu ku butungane rwose. Twakira umuntu, ndi kubona hariho umuntu. Allo? Okay. Turakumva. Nayo ndabona kwikinira. Ntitwumva neza. Urinde? Ni Jehova. Jehova? Yego. Muherereye he? Hano kuri Senerake. Yego. Nanjye nsanyamatsiko nayumvise. Ariko ikibazo nyine ni kimwe. Ko umuntu mwitorero asengeramo amubwira ngo natange amaturo y'ishimwe kugira ngo azabone ivyo Imana namukubira, no kubera iki? Ujye babaza babisomye hehe muri Bibiliya? Ni ikinyoma cyambaye ubusa. Nanjye byabinyebera cyangwa umuntu akiri kwa inzozi nziza zasohora. Ibyo ngibyo iyo bitanze ubihereza abakwigishije kubitanga, ariko Imana ntayihurira nabyo. Kubera ko iyo umuntu agifite urubanza mu mutima we yuko adatunganiye Imana, ko ari umunyabyaha, uwo nguwo Imana ntibimuzi, nta n'ikindi Imana ibiri kumusaba, ahubwo yo ibiri gushaka ngo yizere Yesu watambwe kubwe kugira ngo akurweho ibyaha. Ubwo rero iyo ukiri umunyabyaha, ubwo ibyo utanga ntibirenga hari ujye ubisiga. Ni ibyaba ngabo ubu bihaye ntawe bihurira n'Imana. Ntabwo yabatuyobya. Abatuyobya cyane rwose. Yesu yahamije yuko ari we nzira n'ukuri n'ubugingo. Nta wajya ku Mana atari we umujyanyeyo. Ubwo naho watanga ibyo ufite byose ukabishyira aho ngaho ujye ubitanga, ntibyaba inzira kugeza mu ijuru. Yesu atarimo harimo amafaranga yawe gusa, amafaranga yawe ntacyo yaba amaze, ahubwo bisaba Yesu wenyine, amafaranga atarimo. Kandi Yesu ntajya avangwa n'ibyo bintu. Ntago biteramo, ahubwo ni Yesu gusa wenyine, kuko twanabonye ko ari ubasha kwambika umuntu bikemera. Ibyo bintu rero byose ujye utanga, n'ibyo ubwirwa wenda utajya ushobora gutanga, byose twabonye ko ari ibicocero. Wenda yagiye ariko aracyariho. Icyo Imana ibishaka rero, icyo Imana igushakaho kiroroshye. Imana iri kuvuga ko kumbi yatanze Yesu ku mpamvu zawe. Baba tugira ngo twiyemeze ngo Imana ngira dukubira tugazatugereza Reka ta. Nyine ibyo bintu byose n'abesikoro nibyo turi kukubwira ko ari ibicocero ibyo ngibyo. Ntabwo ibyo byagushyikiriza Imana ibyo bajya bakubwira, ahubwo inzira ijya mu ijuru inyura kuri Yesu. Yego murakoze. Rero ukwiye kumenya ko Yesu yishyuye ibyo wabazwaga n'Imana byose.
icyo Imana iri kugusaba ni ukubyemera ukabyizera gusa, ubundi ikakwiyambikira umwambaro uzakwinjiza mu ijuru. yego mwese. Yego sawa, reka twakira abandi, uzajya ugumya ukurikira ikiganiro. Yego sawa, urakoze. Abendereho. Halo. Katonze dusomeye ndizi message. Hari uwanditse ngo bene data Amahoro, nshimiye Imana yanyambitse umwambaro wayo bidaturutse kuri nge ahubwo biturutse ku Mana. Message rero kabiri nira wari wayanditse. Hari indi, hari ni message iravuga ngo muraho bene data, nitwa Patrone hagena Imana. None se kwizera Kristo tubifatanije n'iyindi mirimo nko gutanga icyacumi amatoro, gufasha abakene n'abatishoboye, byo n'ibindi byatubuza kujya mu ijoro, mudusobanure neza turabakunda. Ariko ndumva mu byavuzwe yasobanuriwe. Undi hari umuntu uri ku murongo. Wenda reka twakira umuntu, nta kibantu bariho nabo. Halo. Yego. Urinde uherereye he? Neste arikanye yaranjanye yagiye. Ninde? Ariko Ernest. Ariko ndagarutse bo mwakoze kubisobanurira. Ikumva hari aho byanguye naho biri kongeza. Ariko se akandi kabazo gatoya. Ese imirimo nta mirimo dusabwa gukora iherekeza wenda kwizera kwacu? Yes, kwizera kwacu dufite imitima. Ntayo, kuko Imana irashaka ko wizera ikayikakwambika ukaba ugiye wavuka ku Mana. Noneho iyo umaze kuvuka rero turi kujyana iguha ubugingo buhoraho. Ni icyo usabwa wowe gusa kugira ngo uvuke ku Mana, wemererwe ijuru. Imana niza ntiwirukange, ni icyo usabwa. Ntabwo kivangwa n'imirimo. Rero nure wanditse message nayo itabyumviramo, ntabwo bifatanywa n'amaturo. Iyo bifatanije ubu byishe ntibiba bikibaye byo. Muri byo aravuga ngo ni Yesu wenyine. Noneho ikindi kibazo muri munyangane gatoye gato. Kibaze nta kibazo. Ikibazo vuba igihe cyagiye. None se ubwo bimeze gutyo, ari ijambo rivuga ngo muri Bibiliya rivuga ngo none dukomeze dukore ibibi kugira ngo ubuntu bw'Imana busage. Hepfo akavuga ngo ntibikabeho. Ubwo se ubwo bakaba baragushubije nyine ngo ntibishoboka. Yes. Noneho ikintu ndi kwibaza, dukomeze gutyo wenda ngo ntidukore iyo mirimo iherekeza kwizera kwacu, Imana wenda izabyikorera. Ahubwo niho haturuka ikintu kivuga ngo wenda nimba ari ubusambanyi nakomeza mirimo. Umva wenda gato turi kukumva. Ese wowe uriho uravuga ngo se ngo ntidukore imirimo ngo iherekeza kwizera, nyine katubanze ku cyo kwizera. Ese warizeye se? Yes, warizeye. Aha, none se ubwo wizeye rero, ubwo ufite ubugingo buhoraho? Ufite ubugingo buhoraho? Nicyo kintu navuze bwa mbere, uko turi mu isi yanduye, mpamanya n'umwuka w'Imana. Noneho rero urumva, hamwe n'uko igihe cyanagiye, reka icyo ukeneye cya mbere ni ukubanza kumenya uburyo ki wakemerwa n'Imana ukaba intungane mu maso y'Imana. Ikindi tugiye gutanga nimero aze kuzifata dukomeze kuvugana tuvuye muri studio. Yego rwose. Nta kibazo muze kuma nimero zanyu. Tugiye kuzitanga, uzifate turaguma tuganire nyuma ya studio. Bikabanze badusomere zira message. Yego. Muwe mutanga nimero. Izanjye Patrice ni 0783 167 163. Ndazisubiramo 0783 167 163. Tigo
ni 0722 167 izanjye saratiyeri ni 0782 61 63 14 0782 61 63 14. kansome message ndangiza kuko impamvu zisomye nyuma nuko nta bibazo birimo nabashimaga. Hari Diane, nitwa Diane, nabakurikiye cyane. Imana ibahe umugisha, ibarinde, murakoze, mugire ijoro ryiza. Hari undi Nepo Igashonga yavuze ngo muraho bavandimwe beza, mu by'ukuri twambitswe umwambaro mubi na Satani, ariko Yesu niwe waje mu isi maze atwambika umwambaro wera wo gukiranuka. Ni Jean Nepo, murakoze. Undi ni witwa Pacifique, ashaka kwizera. Nibyo ngibyo. Ubwo ushaka kwizera nawe arajya gukurikira ikiganiro na zino nimero turi gutanga nawe yazifata tukaguma kuvugana nyuma ya studio. None ndi nimero yanjye Theophile ni 07 8 8 7 9 7 niyo mwahoze mwoherezaho message, ubwo niyo muza guhamagara tuvuye none muri studio. Murakoze. Urumva nyine wenda abatwumva bakomeze banabyumve nuko nimero yanarangiye, ariko Imana ihimbazwe ko nabwo ariyo yongeye kushaka uburyo bwo kwambika abatuye isi. Yego rwose. Abatwumva bagukurikirana ko kantu uburyo yambitse abantu kugira ngo babe bambaye byiteka ryose. Mu byashora vuga ngo ni umwambaro w'ubukwe. Ngo iyo bamaze kwambara ngo iyo kanzi idaraje ngo babemerewe kuzataha ubukwe bw'umwana w'intama. Nta muntu uzaseruka mu ubwo bukwe, bwo baba bavuze ubukwe bwa Yesu n'itorero atambaye umwambaro Imana ijya yambika abantu. Umuntu utawambaye uri kwemera ibicocero ntazahinguka. Ubwo impanda nivugwa hazaseruka nyine abambaye umwenda w'ubukwe. Ubwo undi muririmbyi ari kubivuga yaravuze tese ubwo wahinguka mu bukwe bw'umwana w'intama gute wambaye ibicocero? Mbese imyambaro yawe irera. Mbese imyambaro yawe irera nyine. Urumva abari kukubaza niba uri intungane. Ubwo niba wumva utari intungane mu bukwe bw'umwana w'intama ntiwabubamo. Biragusaba rero kwemera Imana ikakwambikira ubukwe nyine, ukazabona uko uzabubamo. Amen. Mwakoze cyane abo twabanye mu kiganiro, ubwo naho ubutaha. Imana ibahe kugabana uwo mwambaro. Amen. Abantu benshi bafite ikibazo cyo gusobanukirwa inzira banyuramo kugira ngo baba baragwa bijuru. Nibyo koko, nanjye icyo kibazo nkimaranye imyaka isaga 30 kandi cyari cyaranshegesha umutima cyane. None se uwo mutwaro waba waraje kubuturwa gute? Naje guhura n'abavugabutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana bamenyesha ko Imana yatanze ijuru ku buntu. Ku muntu wese uzemera kwizera Yesu Kristo akababarirwa ibyaha bye byose kubwe, akagirwa intungane mu maso y'Imana, bityo akabaho mu isi yizeye ijuru bidasubirwaho. Nanjye nuko byangendekeye muvandimwe.